uyu niwe mukozi uzanye hano azajya mesana buriya buriri Erega gire papa ke mabuza akazi ndakazi ni ubu buriri waje urasanga nabumeshe nukuja ndabumeze nibi bintu bakandagiragaho bisa n'umukara nukuja ndabihanaho inyambaro iri hano kagofero yambaraga turaza kuyiguha uyihindura bari uje urambara ibyo ngibyo ubikuyemo yasabira kureba wakisanga muri gukurura urandi kumva nje ngo kimeze nk'ubuga shira mama byibu ayungurura tukanyungu habura n'ufite urugoryi kandi mwa congere ngafata nari maze maze kubona ko kabuye mama ni mama washatse kubona gahongwe washatse kubona gahongwe umva manda ukumva ndakubwiye ngo kuza kugaragara sindi shaka urukumva ubone wagiye ongera unkorera ariko nawe buryo urishana wambaye ndarengana ariko mana yanje we hano mu rugo iwanjye nabuze amazi yo kunywa nibuze ukuntu gasumari yantaye Rwanda rurakarama umwana wundi yagiye ku ishuri mbona umubyeyi ariko kuko ibyano byahangaha nabyo umuntu akomanga kirangiza kimwirukankane rero cyakise kinga kimuvuramo ubuzima bwiza yewe sha mbashaka tugo bayo hano siri mwebwe patoro siri we ubaga hano bite ni sawa si wowe ejo bundi wantoragura ibyangombwa ra njewe ariko wa mukobwa wanyu yarankubise yaragukubise yarari kunyirukana ngo njiyo ndaje ni weho none hasubijeyo nona ngo ndi umusazi ngo ninjiyo ndaje ariko koko abakobwa bahano nzabagenze gutera numvisha ari guhiriduka kumbi ni wowe koko yarasubijeyo bawe twinjire nkwereke duzagifasha nigorata patoro Wino injira nikayu ntacyo. Wandi kubona urupanguru ibyenda byanje mbite hano hanze. Wino bizani. Bizani. Wino. Forever. Ya mutuya hano wajyane mu ijuru pe. Mana we. Umezuza. Wino. Ngo wajyane mu ijuru we. Bayo. Ndinyo. Wino. Musi ntabwo uri kureba naho uri kunyura. Ubwo imyenda nukuzikura. Imyenda kumuzambari kuramo izo nkweto. Ngandagira hasi. Imyenda yambare nta kibazo. Boss. Shira izo nkweto ku ruhande rw'ino. Kankuramo n'amasogisi. Oya yari iki? Gwino. Vai. Ntabwo amufata. Mwana wa kandi wansemo ibintu byo kuja mu mujyi none reba tugezeyo n'ikiyede kiratwishe nabigushize mone njewe ura mfite agahinda gakomeye cyane nukuri gute reba nkakura waje kunsanga mu rugo ukambwira ati cyongera gatuje i Kigali tuje gushaka y'akazi none tugezeyo n'ikiyede nje ndikumva kirangaritse pe ndikumva cagutaha mu rugo none se njewe ruhara nakoze kimwa none ubwo wabirenganyiriza njewe mwa vugisha ibintu by'ukuri nawe none se wanyoheje se narakoheje ngurusha ubwenge wanyoheje nyine nje kubera nje ndi umwana ndago mwana we oro mwana yego ya ubuzima buranze pe ubuzima buranze naba hari none umwuka byara mu mfite urufunguzo ra
Kuna na manite mfitemo ngo ndabahamagara kumbona na rufunguzo mfitera. Kuna na rufunguzo mfite. Seba baryamye ko nta n'umuntu uri mu nzu. Ibe njya kwa muganga mwari kuganira nsanga none se matora zibaga muri salo? Ngwino iba wicaye ahangaha. Nicare. Uri kwicara hasi ntabwo uri kubona intebe? Haguruka wicare ku ntebe. Mbonye ubaruburiye. Icara aho ngaho tuganiriza. Ubwe ushaka akazi kandi uragashoboye. Ndagashoboye n'ibintu mbagamo. Icara tuganire. Ko rero ndashaka ngo weho wigumire hano. Ugiye kuzakora akazi muri rugo. Akazi ko muri rugo ntabwo nta kazi kagoye gahari. Ariko nukuzagakora akora isuku ugafura ushoboraga no gutera ipasi. Nabyo ni ibintu byanje. No guteka nabyo ni ibintu bagamo. Guteka nabyo urabishaka si cyangwa tubirekera guteka ko ari byo bintu byanje. Je nukuja ndabatekera ibiryo nkadandura kume ahubwo si pato. Ni iki baracoza? Oya weho nuba wamaze kukinjiramo ariko oya kintaga nuko isuku rero iki kirahanagurwa ntabwo bandwa mu muco. Kwa kundi bakimesa ibikoresho tubigenewe nugihanagura ariko kimesa cyangwa koza ibindi biki weho byose turabikwereka ku muntu kuzabikoresha hano kintu rwose ubundi n'uburiri barabumesa gase. Oya ngo ntabwo ari uburiri ubwo nta hantu bagira ngo ubone n'intebe zigezweho sha. Nisiko icari cakindi bajyamagaho mu bakire. Oui. None se ni mushyitsi gani nohe? Ubwo uyu muhungu uzi ukuntu aherutse kunkorera ibintu byiza. Uzi utararengaho kuva ryari menyana n'abasazi n'ibisambo. Uyu ntabwo ari umusazi ntabwo ari igisambo. Umuhungu ngire ntya ejo bundi nateze moto mvuye mu kazi ndi kwirukanka. Ubwo mbi nta ibyangombwa rega data nuriye moto huti ibyangombwa bita biva mu koti birazimira. Nta gitekerezo mfite rwose ngiye kubona numva umuntu araduhagaritse yewe nimuhagarare. Ukebuka inyuma nsanga uyu muhungu duhagaritse. Ngira motari nihagarara. Je nta nubwo narinzi byabaye. Ngo ngiye kubona mbona ati dore nyabuna mutayi. Ari basi umuntu umeze gutya ni iki abatoraguye kurya amenye kari ibyaje. Mukureba nsanga ibyangombwa byanje byose nari mbitaye kiri perimi kiri ndanga muntu byose. Uziko na maresi duherutse gukoresha turi kugura yanzu ya ruguru iriya nayo yaratakaye. Nukugarabiye barabinzaniye rero rwose databurete mwari mutaye ibi. Ndamwitegereza arabimpa ndareba nsanga byose biruzuye mbisubije mu ikoti. Ngize ngo murebere nk'agafanta aterekada nk'isi none bigende bitubwo nangize ngo wenda musengere umuntu ari mbonyangiriye neza ati nge ndashaka akazi ati kumpemba kumpana fanta byihorere. Nuko rero uziko burya twadukeneye umukozi waza kunganira Karine burya imirimo ya hano mu rugo nto yazajya yifamo wenyine. Ugomba ndamurangiye ndamubwira nzaboneka mu rugo kwa gatatu yemwe mu hanisa murangira hazansanga. None buriya ngiye kumva numva umuntu arakomanda yariwe nuko bamusubije inyuma. None icyemezo ufashe nuko aza gukora akazi hano cyane rwose. Ariko rero uriya mu bintu ukora ujye ubanza ugisha inama. Gusa umuntu usa gutya azakora iki hano? Mabuze akazi ndakazi. Ni ubu buriri waje urasanga nabumeshe. Nukuja ndabumeze. Nibi bintu bakandagiragaho bisa n'umukara nukuja ndabihanagu. Uyu ni umukozi uzanye hano. Azajya amesa na buriya buriri. Erega Gire papa ke. Tumbwira. Ntabwo waba mubashije utamubajije. Oya da. None se kubaza.
abantu b'abasirimu badusura abantu turi mu rwego rumwe badusura ubusuye zakara bake abazima baranze ariko ubuzima bugukarajya ahubwo twakwisubirira iwacu mwana mu cyaro mbabarira dusubire mu cyaro dore ibintu birakurambiye ahubwo rero mwana cyongereza mwana wanje umuvandimwe wanje erega ubundi nkutega nkaho uri umwana wanje mwana sibyo nubwo tungana urumva nta kundi rero dukora iki rero dusubire mu cyaro mu rugo cyangwa nyine njyewe ngiye kuba ngiye mu rugo gakeya nyine nzahita ngaruka sibyo niba ari byose tubishyire hanze tuje mu kazi ariko rero rwose tugiye mu kazi tuje mu kazi mwana eshanu ko mwikiraga tugiye ibiki mu mwana kazi nyine ariko watumye naryo ibiryo byanyu ninasize mu rugo tugende mwana wikiraga ikintu cy'ikigori kigutagenda ahubwo dore nkwereke jana mu mugongo twagiye yo kunywa nawe koza igikombe yabuze koko Gasumari ubu ngubu iyo aba hano mba ntamutumye ibi ni ibibazo ko yewe we nta kundi kantuze ntegereze Imana irakora umwana wanjye aranze arananiye rwose n'amazi yo kunywa muri rugo ntakiboneka Gasumari yarantaye Gasaro nawe yagiye kwishura ise mbigenzera yewe kaniturize nta kundi mbihanga amaso ko bizabyara Mugasuma komera uraba neza mubyeyi amakuru komera cyane Mugasuma ameze neza papi nta kumera neza ndi kugaragara byagenze bite umva icara hano urugo naragutindara nta n'intebe irubamo musiko buryo nani ugira muri uru rugo umva ntayo narakenye cyane umva wapi nta kumera neza nagiye kubona mbona Gasumari ari kubisa ati ndagiye yewe mwana we ko nta mwene wacu twafite ugiye gukora iki umwana ati mva ndagiye aho uko nzabaho zamera nk'akabiri karitse ku muhanda ubu uri hano wenyine mu nzu ze nuko mbayeho njyenyine na Gasaro nawe ajya ku ishuri agataha bwije ugire kubyara abana babiri bose bakunanira byashoboka bite se byashoboka bite yuko abana babiri bose bakunanira oya yohuye n'ikigeragezo urabizi uzi kuba tuvugana n'umugabo yananiye byarangiye utagira ngo ndabyishimiye umugabo umwana usigana wenyine cyane rwose none sika wamfashe iki nihe nama wangiye ese n'intebe zose zabagamo bagiye bazikoreye cyangwa warakenyura zigurisha yangeso yawe wabona ari yangeso yawe nazo wabona warazigurishije oya pe abagore ntabazi nishimiye ko waza muri uru rugo ntabyishimira iryo kosa ntabwo garuka muhuza abantu bavuga ngo nzabana bageraga mwiriwe ko wa mudamu waje gukora iki muri rugo we Gasiro kubona ari ikibazo ahubwo abanza usuhuza umuntu uya ndi kugusuhuza se mibiki webye byanyu ko arukuzana amagambo muri rugo ucyanga ko ari umuntu rw'umupfakazi cyangwa rw'umupfakazi cyangwa rurorere ndakeka kuba utaza mu nyine njyewe oya maje kubona yuko nyine njana nyikubwira nimba udashaka kuguzagwa muri rugo kugira ute nimba udashaka kuzagwa muri rugo ibyo numvishije subwa nibyo wazabimbwira kuko njyewe nimba mbwira gisubi nkabwira gisubi nje ruragorwa ntabwo ndishaka muri rugo gisubi basi se wazihangana ukaza kunzirikira iwanjye washanowe nawe maje kubona ko ari we kibazo njyewe maje kubona mpamvu ari ikibazo muvandimwe we ufate ukazana ibikorwa nk'ibi ngibi by'ibiti maje maje kubona ko washatse kuboneka ngo washatse kubwira ngo umva madamu urukumva ndakubwiye ngo kuza kugaragara muri rugo simbishaka urukumva ubone wagiye ongera unkore ariko nawe buryo urishana wambaye ongera akoreho wagyumva ongera unkore urukumva ibisazi biratandukanye nshuti oya ariko ihangana wewe unsenyera kandi wajutseka none ndikubona ntabwo nari ndi kuguseka ariko sinari nzi ko ufite ihangane oya ihangane pe ihangane njyewe oya nta kintu kimbabaje urukumva
kaza bamaransindishije kaza bamemana nk'ubu wawe anyangirije koko nje nkurikije umutima mwiza nabonye afite waretse tukamuha akazi. urabizi ko ngiye nta mwanya nigirira kamuhe gusa namukurikirana kugiye ntabwo mba nyuzwe ntugafata ibintu byose ubonye ngo uzane utereke mu rugo